ariko nabizi igihe maze kwiga imodoka. Nabizi igihe wayimereye. Ndabizi warayizanye ndabona warayizanye wana kamaye siko wayizanye rero cege kinini imodoka narayibagiwe ntago waba ukiyiba imodoka narayibagiwe kandi noneho hari ibiro yabyanje sura rebye gukora akazi. reka agarara birasaba kwigugura ikintu kumfashe kugira ngo byibuze Shyiramo rimwe. yibutse sibyo shyiramo rimwe tugenda imbere. sirikirasiyo ubu ntabwo nyibi urahera kuri sirikirasiyo none ntandi wahera ariko yo ndacyayibuka tukabanza ukamenya umuhanda kuko nari narizi simbizi se nari narizi ndabizi nazanye igicupa cyiza mani uhagaze nakubona Isi myinshi iminsi myinshi wabuze se ndacyaboneka mani byaragoranye nko kubera akazi kenshi cyane reka da ikibuga cyanyu se ko nayo imvura yakigize nabi cyane imvura yakigize nabi ariko nta kigitwaye urabona ko nta kibazo abantu bari kwiga sasa uganje iki kabaye urumva hari ahantu nabonye akazi yego hari ahantu nabonye akazi ariko nabizi igihe maze kwiga imodoka. yego nabizi igihe wayimereye. ndabizi warayizanye ndabona warayizanye wana kamaye siko wayizanye rero cege kinini imodoka narayibagiwe ntago waba ukiyiba imodoka narayibagiwe kandi noneho hari ibiro yabyanje sura rebye gukora akazi. reka da agarara birasaba kwigugura ikintu kumfashe kugira ngo byibuze Shyiramo rimwe. yibutse sibyo shyiramo rimwe tugenda imbere. sirikirasiyo ubu ntabwo nyibi urahera kuri sirikirasiyo none ntandi wahera ariko yo ndacyayibuka tukabanza ukamenya umuhanda kuko nari narizi simbizi se nari narizi ndabizi kandi nanatwayeho hari umubura kare woroshye kambura ya joga ukimara kubona perime cyangwa turayibona maze kubona cyajya kuri umuriro. namaze ntwara aho kugeraho kubera akazi yewe no kwirinda umuntu yiruka neza imodoka atandukana nayo nawe bigeze igihe birasaba kuvugurura rero buriya ikintu kibabaza ni kimwe kuba ufite perime utazi imodoka ni ikibazo ariko si ikibazo cyane nk'utayifite none ikibazo byibuze no ku kazi ikibazo nagiye ngira bazanaga imodoka bya manuel manyori ntabwo zigoye neza si yo wize urumva bro yari afite imodoka ya automatique niyo najyaga ntwara nyine urumva rero none iyo ugiye muri manuel utayiheruka birasaba kwiyibutsa urumva amaze kubona perime namaze hafi amezi 5 ntarajya mu modoka yego ngize ngo nanayigiyemo ya ujya muri automatique ubu rero ikintu ngiye gufasha kugura ugifite ryari kizana urumva ewa n'umusibe ejo ubwo ni kuwa mbere ubu se byakunda ndaguhugura ngewe birakunda ndabizi jewe ndaguhugura birakunda mubizi se muri Saido ntubizi ariko no kunyibutsa kubera kwibutsa nakwibutsa uyu munsi n'ejo ku cyumweru no kuwa mbere mu gitondo mbere yo kujya mu kazi ubwo ni iminsi ikintu ushaka cyane ariko ubu ni sirikirasiyo byibuze ku buryo ewana biramutse binatunguranye bakabyigiza imbere ku buryo ntase yego nta kibazo urumva nabijeje ko nzi imodoka mfite perime narayibereye byose namaze kubibera urumva rero bazi kuyiza imodoka iri ngiyi imodoka cyagira imodoka zima nk'iza kera se nshyashya uzibona ntabwo tuba tugira imodoka ishaje nshyashya rwose ni karibu karibu
usura urakibuka ibirenge se? Ndabyibuka. Ibirenge ntabwo umuriro. Uyu ni umuriro nibyo. Iyi ni feri. Iyi ni feri. Iyi ni amburiyaje. Ariko amburiyaje ikoreshwaho n'ikirenge cy'ibumoso. Dore. Kubera kumenyera automatique utangiye gukoresha akaguru k'indyo. Mbiheruka mu kizamini. Mu kizamini. Ubu rero harya so gutunganya intebe. Tunganya intebe neza. Tunganya hiye. Uri muremure yireke. Ubundi sentire. Shyiramo agasentire ubundi twigendera. Ukandagire feri. Watse imodoka. Warogiye kumva ko iri muri puyemo urugendo. Warogiye ukandagira feri utazi vitesse. Ubu yatse rwose. Aho ni sawa cyane. Wafata amburiyaje hasi cyane witonze. Amburiyaje cyane. Wishyiremo aka vitesse kawe ka mbere. Kaneza narayibagiye no kuri kwima. Ariko ntacyo nace cyambuwaga. Sentire yavuyemo. Bibukuna kubitaga ewana. Ubu ntabwo uzi ukuntu twigaga neza. Abantu bose bavuga ati dore uraturusha. Gahoro. Gahoro. Utabishwanyura. Aho yagezemo. Ugahita ukuramo afere yanyu. Nta nubwo nayibuka. Turanyura hariya. Shyiraho ikinyoteri cyo guhaguruka. Ikinyoteri. Ngaho uzamura amburiyaje gahoro. Ntabwo zimeze neza. Amburiyaje? Zamura gahoro. Oya. Warayibagiwe neza. Zamura kuri amburiyaje. Titizaho gake. Titiza kuri amburiyaje. Zamura gake witonze. Komeza. Ongera. Aho ngaho. Yarabyibagiwe neza. Yarabyibagiwe. Yarazimye. Ni gake. Ni poemo. Sorry. Maze igihe kinini. Atsa witonze. Amburiyaje bazamura gahoro. Nakariro gahoro. Bazamura amburiyaje gahoro. Imodoka ikabanza igatitiramo gakeya. Warangiza ikizamini uzagikora humura. Iminsi ngahe turagera hariya ahubwo mbanze de kuri feri. Banza uzamure kuri amburiyaje gahoro. Komeza. Aho ngaho urumva agasawundi kayo akariro gakeya sasa. Zamura amburiyaje gake. Ngero uzamura kandi urabona ko byabaye sasa. Ntabwo ari kiyagurutse se. Gafata cyane rwose hano. Gahoro. Turayica hingiye. Turanyura aha ngaha. Nzatwarira he nukuri kwima. Uzatwara humura mu muhanda uzatwara. Imvura ntabwo yahise. Urakomeza hariya. Hari imbere. Hano. Uranyura hano gutya. Kuyobora byo ndibyibuka kubera automatique. Turakomeza hariya muhanda uri imbere yacu. Automatique ni imodoka nziza. Automatique ni nziza ariko hari igihe remaza nanone wayibanzeho cyane. Tica ko hanyerera. Ntabwo hanyerera. Amapine ni mashyashya. Ubu ndakandagira amburiyaje. N'agaferi gahoro wimanukira witonze. Aho ni sawa cyane. Noneho kwinjira mu muhanda kuhinjira humura. Urabizi ukinangije ukuntu abaga ndi gutitira. Byaga biteye ubwoba ariko ubu ngubu biroroshye. Uretse gushyira muri kabiri nta kibazo tubanza tugera hariya mu muhanda. Mbabyibuka buranya murikira amavideo yanyu kuri Rwagakoco. Nibyo. Buriya nubwo mba maze igihe ntatwara ariko nyizamo byibuze nkavuga ngo reka ngende ndebe video byibuze. Kuri Rwagakoco. Ubwo ndashyiramo ikinoteri kizamuka. Turi buzamuke hano. Kwinjira mu muhanda gake nko kumwe twabikoraga. Tumanuka ariko ntacyo Oya tuzamuke nibyo byiza. Tuzamuke nibyo byiza kuko urashaka kujya horoshye. Nongere negura amburiyaje gake. Gahoro. Gake rwose. Gake rwose. Urabona ko haturutse imodoka y'epfo ntuyigonge. Kata yose. Uyu mudamu nawe yaratugonze. Aho ni sawa cyane. Kabuka hano mu muhanda wawe sasa. None iyo ngeze mu muhanda wa kaburimbo ukontorora nyine kugira ngo ushyire vola hamwe. Mba numva igenda inkurura injyana. Nta modoka ikururana ni wowe uyijyanye. None wihutemo tugiye gushyira muri kabiri. Wihute? Ugiye gushyira muri vitesse ubanza kwihutamo. Gashyiramo ka kabiri rwose. Iyo ni vitesse ya kabiri. Urayaje ukayirekura buhoro bugo.
ni iminsi ibiri akakumva akoze neza ni iminsi ibiri urababimenye sinakoze neza cyane rwose turakomeza rwose voradore bafata hano aha naha uko nguko rwose ni ibyo ishyiremo na gatatu ihutemo tugiye gushyira muri gatatu aha ngaho yishyiremo gatatu uracyayibuka niyo ngiyo niyo rwose njya mbibonerega ndabakurikira buriya kuri mva jya ukurikirana utuvideo twacu hariya kuri Rwagakoco ndabakurikirana cyane hanyuma nurangiza wigire no kuri Satya naho tujya tudushyiraho ziriya video nakanze subscribe buriya video yose mushyizeho na notification wabibonye zihita zingeraho ku kanya ni sawa cyane kabisa iyo wakurikiye cyane ibintu ntabwo hano turi bumanuka turanyura iburyo ni agaferi na mburiyaje turashyiramo kabiri kubera tugiye gukata ikorosi ntuza yawe iraryoshye ikaroroshye imodoka arega n'icyashya urumva ko ka vitensi hari imodoka ujyaho ugasanga ikivitensi ni ugushikaguza iyi ngiyi ni nshyashya ntabwo nyantunga imodoka ishaje ntabwo nyantunga ubwo none shyiremo gatatu shyiramo gatatu kubera ko umuhanda urambuye umeze neza hano noneho ushaka washyiramo na vitesi ya kane na kane rwose tugeze mu ikona ntacyo bitwaye ndi kumwe na mwarimu ubwo duca komeza ugakurikire hari aho banyuze komeza rwose urabona ko rwose kuyobora nta kibazo ufite ndacyabyibuka shyira muri gatatu kuko muri gatatu ndabona iri korosi ritameze neza aho ni sawa cyane none se tice iki kizamini ndagikoranye tsinda uzagitsinda si kuwa mbere saa 8 harya kuwa mbere saa 8 ye mu gitondo ejo ku cyumweru mu gitondo uzazana nongere nguhugure no kuwa mbere mu gitondo nongere nguhugure uhita nkohereza mu kizamini nta ko numviri gucika intege oya fata akariro nta kibazo ubwo nongere ongera ku kariro ongera ku kariro nta kibazo rwose nkeneye nk'icyumweru oya nta by'icyumweru nkeneye nk'icyumweru iminsi 3 irari ihagije ho umuntu urajya mu kizamini jya hano wari urenze imirongo ntabwo ugomba kurenza intuza y'imodoka umurongo uy'umurongo ugabanya mo kabiri hari abandi baba bamanuka batazamuka harazamuka nongere ku kariro hongera ku kariro noneho duhagarare turebe kuko ikizamini bazaguhagarika hano hazamuka duhagarare turebe yaje uhagaze nta kinyoteri batugonga uhagaze nta kinyoteri iyo urangije guhagarara atemewe uhita ukanda bino dubure nabyo ni ikizamini urakireba nyine shyiramo rimwe rwose rimwe ngaho uramo ibinyoteri byo ndibuka ko wajya gutwigisha ngo urazamura igatitira hanyuma ugashyiramo ikinyoteri kigaragaza ko ugiye mu muhanda cy'ibumoso ngaho zamura utitize zamura titizaho rwose ongera aho ngaho wayumvise zamuraho rwose dore ni ibyo ngibyo urabikoze ntabwo izimye ntabwo yazima dore ni ibi ngibi twongere rimwe tugiye kongera rimwe ngaho ushyiraho ikinyoteri twihagarare haguruka nta uri gukandagira dore ntaho rwose humura nabikoze ntaho dore amaguru yanjye aho ari humura zamura rwose rekera aho ngaho urayizimije aho wazamuye byinshi cyane buriya mba ndengeje urengeje buriya zamuraho rwose gakeya ongeraho gake ako ngaho ngaho uri kure hanyuma umuriro akariro gakeya ukagenda uzamura kuri ka kamburiyaje ni uko nguko ikizamini ndagikocora uragikora humura uragikora n'abakobwa baraza nkabahugura bakajyaho bakabikora muri muvu wajyaga wigisha ibikobwa byiza beza cyane n'ubundi ndacyabafite twari igihe najyaga numva nakwigumira agakomeza nkiga reka se aya nta mugore ufite ntari icyana cyitwa gonorine aya nta mugore ufite biriya byana ntabwo ujya ubirya buriya aya mfite umugore n'abana ntabwo biriya nabijyamo mba ndi mu kazi
mwebwe abasore se. mwe muzashakishe bana biriya byana bajyaga wigisha ari jewe reka se najya nyigisha nk'isaha yose reka da no kuvuga ngo najya nyigisha nk'isaha yose mwebwe mukiri abasore mujye murebe neza ibyo muzabona bibakwiriye aba ari byo mukora njye nahisemo narabisoje noneho twebwe muri iki gihe ho biragoye njye nahisemo bigoye gute se muzashishoze dore ntabwo byoroshye ibyana biri hano muri Kigali barahari benshi cyane benshi kandi barenze kabisa ndagerageza buriya mpuye n'umuntu nigishije uriya utwaye iriya modoka uyu nguyu uriya oya nanjye tuzahura ejo bundi ntwaye kimodoka kiryoshye turakata rwose ukagarura utagiye mw'iyo mirongo y'abandi komeza rwose tugiye nitugera hari imbere kwa kiriya cyapa ariko ntitwavuganye urancangaye urishyura 10 ryonyine ntabwo ari menshi 10 ntabwo ari menshi tuca none iyi sirikirasiyo y'ubumpaye ewa ni biryoshye turakata ibumoso turamanuka aho ndahibuka twajyaga muri zebura urahagarara bari abantu bambuka 25 bahita bayatwara byihuse ngaho tugende bambutse wongera nkazamura witonze akibuka zamuraho rwose aho ngaho rwose akariro kawe gakeya ndagitikura wowe uragikora dore turamanuka hano sore ndajugunya uramanuka rwose ukazenguruka rompoye witonze ukagarura utyo shyiramo vitesi ya kabiri kihuta shyiramo na gatatu itondemo tugiye gushyiramo 4 aho yishyiremo 4 aho ni sawa rwose 5 urayibuka 5 ndibuka ko watubwiraga ngo urazamura hagati ugatambika ku itako tujyana imbere aho ni sawa yishyiremo rwose turebe niyo ngiyo rwose ubona mburaje ukayihorera ukigira ku gaferi konyine kubera ko haba hamanuka ngiye gufata ikiriro oya ufashe ikiriro yakirukanka cyane kandi ntabwo dushaka kwirukanka Jese tica wowe niba ujya ubimenya ubundi abantu iyo bagiye gukora ibizamini byo gutwara imodoka n'iki bakunda kubaza ubundi bakunda kubaza ibinyoteri mbere na mbere ubundi barakuzi kuyobora ubundi uzi kuyobora ibindi bakubaza byari byo byose wabikora kubera ko uba wavuye hano ntabikweretse bakubaza ikintu cya mbere ni perimi icya kabiri kumenya ko amazi arimo mu modoka nabyo barabibaza cyane ikizami cy'akazi ndabikwereka sibyo ndabikwereka hanyuma ahantu duhagarara binyereke genda rwose shyiramo vitesi ya mbere kubera yuko ubwo ni ibintu tugenze gahoro cyane uyu nguyu urabona ko ashaka gukata aho ugeze kumwita agashyi hano ni agashyi kaha ngaha nawe ugati dore wari umugonze nta kindi ariko tica ntujya urwana oya sinyarwana nta nubwo ari byiza nta nubwo ari imico myiza hari abarimu usanga bavuga nabi Muracyari nigeze kukuzaho mvuye. Yego ndacyibuka arakimbwiye. Uzi ko abafite n'inkoni. Uzi ukuntu byagenze se ba mwarimu? Bamwirukanye muri auto école. Ngo nongere shyira ku gatatu. Afite discipline gatatu. Baramwirukanye yari afite discipline. Arasuzugura. No kikagutuka. Yari afite discipline. Oya. Turakata noneho ibumoso bwacu. Ibumoso bwacu rwose. Ubwo ngiye gushyiramo vitesse ya kabiri. Nibyo shyiramo ya mbere. Aho ni sawa. Tugiye gukata ariko urarindira izo ngizo zibanze zihite. None nawe kate witonze. Kwambuka umuhanda bizajya bingora. Oya ntago bizakugora n'abamotari bahiki. Ni iminsi mike. Uyu nguyu yagiye gukata. Urarindira nora vigende iri inyuma. Ubundi nurangiza nawe ugende. Yaguhaye inzira. Wabonye ko yaguteye amatara. Bura n'inzira bayaguhaye. Ya nanjye nari kumwishyura. Bura wari kumwishyura. Ahambwa turakoze. Nabibonye ku mpayinze. Turakomeza imbere rwose. Uko narangaye gute? Oya ntabwo warangaye ahubwo kubugarutse. Kuba utiyemeye ngo uhite ujya mu kazi. Utagarutse hano ni ikosa. Wari kuba ukoze ikosa rwose. Kuba ugarutse hano nta kibazo ni byiza cyane turabikwereka. Ubundi uzagenda ukora ibintu uzi. Nta handi nari kujya.
yego turagenda turanyuramo hariya. Uramuzi? Nanjye ndamuzi no hano hirya. Urakomeza hariya. Mwe mwamaze kurongora rwose. Ariko se uzi ibyana biri hano muri Kigali. Watangiye gutekereza abakobwa cyane ugiye kurongora. Hagarara hano. Hagarara nkwereke bya bintu uko bigenda. Dore ikizami cyo kugenda mu muhanda ngewe kuri nge uragitsinze. Ubwo sibyo ndahagaze urahita ushyira poemoro ushyiremo fere yame utayica hanyuma aho zimya witonze noneho ngiye kukwereka ibintu tuzasubiramo ariko tuzabisubiramo ejo tuzasubiramo ejo tuzige kabiri nta kibazo kabiri kuwa mbere nzahiza kuwa mbere uzatsinda noneho tugiye kuzamura hano uracyahibuka hano kuri kapu kakane k'umukara nakweretse ngaka kegura ubwo nkururi kurura aho byabaye byabaye noneho ngiye kukwerekamo hariya sasa ukuntu biba bimeze uragikora humura urakegura kavumbe titi urakegura uhita uzamura n'iki wajya gubitwigisha nuko mba nabyiba muzi ko twabyize se dore nakaba beguye kugira ngo iki cyuma kizamuke izi modoka twigiraho banza ushyiremo kano ka izi modoka twigiraho na ziriya nini zibari zimwe na ziriya nini ushaka kuvuga gute ubwo kuko ku kazi nyine urumva aho nabonye ni zimwe niba bazo bita vigo ni zimwe imodoka ni zimwe ngiye gukwereka ibyo bazakubaza ahubwo mbere bazabanza bakubwire ngo ngaho tangira ikizamini icyo uzatangiriraho ntabwo uzahita wicara mu hariya mu modoka ngo watse ugende oya uzahita uza hano uzamure gutya twazamuye nurangiza ufungure kano aka uri kukabona kubera yuko wenda utazaba wizeye yuko imodoka itashyushye uzafungura gahoro gake ntabwo bitwika abantu nyine uwo bitwika ni wa wundi ubikoze yirukanka dore bafungura gahoro nk'ubu urabona ko umufuniko ubu wavuyeho urabona ko amazi aruzuye harimo n'umuti urawuzi se uko bawita uno muti uno muti ni umuti bajya kugura nyine mu bantu bacuruza ibintu by'imiti ya radiyateri iyi ni radiyateri iyi ni radiyateri ijyamo amazi uyu muti rero bawita urumva uyu muti bawita kuranti iyi kuranti icyo imaze ituma ino radiyateri yacu idapfa itajyamo umugezi warangiza kubona amazi arimo uzahita ufunga umufuniko wawe witonze nuwushyiraho nabi imodoka izagushyuhana ugeze mu muhanda ubu ngubu amazi twayabonye ko arimo noneho ikintu uzahita ureba ko ibikondo bya batiri bifashe sibyo urabona ko batiri yawe irakomeye nurangiza uhita ureba amavuta ya fera dore ntuhibuka se urabona ko amavuta arimo urabona ko arimo aranuzuye ameze neza hanyuma wongere usubizemo umufuniko neza ukomeze kugira ngo mu gihe ugiye ugakubita nko mu gikuku umufuniko utazahita uva ukitakarira uhita ureba noneho n'amavuta ya mburiyaje wayabonye ahangaha urabona ko ntayarimo iyo ntayarimo rero hano tuba tuyafite hari n'igihe bashobora kuyakuramo kugira ngo barebe icyo kizami koko ukizi dore nuko bashyiramo ayo mavuta urabona ko yari yagabanyutse shyiramo witonze kugira ngo utayamena yagezeyo yazamutse hejuru aha ni sawa ubu ngubu hano birabaye kongera ugafunga neza uko nguko utyo amavuta urabona yuko njyewe mba nyafite nyine mu gihe mbonye ko ibyo bintu bitameze neza mbishyiremo hanyuma uzahita uza ureba amavuta ya vora ayo bita edororike dore ngaya sibyo urabona hano arimo ugomba kureba akagera hano muri ubwo ni maximum hano ubwo amavuta yawe arimo nta kibazo vora yawe irakora neza nurangiza ufunge neza umufuniko ufate nurangiza uzahita ureba
amavuta ya moteri, sibyo? Amavuta ya moteri. Kano kantu ntabwo wakarebaho gutya. Si ngombwa kubikurikiranya. Oya, si ngombwa kubikurikiranya. Upfa kuba byose hano uri kubireba. Nurangiza kano kantu uzagahanagura. Ntabwo uzakareba gutya ntiwamenya ibyo ari byo. Kubera ko amavuta ari igihe aba yazamutseho hejuru. Uzabanza ugahanagure neza witonze ku buryo ubona ko nta mavuta nyine ariho. Urabona ko kasigaye kari vide. Nurangiza ujoje, babyita kujoja, ugasubizemo gatsindagira. Nurangiza uzamura ureke amavuta yawe arimo agera hano ku gipimo. Urabona ko agera ku gipimo. Urabona ko amavuta akimeze neza ataraba umukara. Ubu amavuta yawe ameze neza ari ku gipimo, sibyo? Nurangiza ugasubizemo neza witonze. Tutu n'umutwe ubwenge. Nurangiza urekeraho ufunge kapo. Ubu biba birangiye. Ubu bibaye nta kindi kintu ujya kureba hano. Ahangaha. Nurangiza umanure kapo witonze, ndagira ifate utyo. Ubu hari ikindi. Hari ikindi. Dore nibi ngibi uzajya gukora bakaguha ikizami, bakaguha pentuze akazi kawe, warangiza ukiryohera. Ubundi ukaza ukambwira ngo tica urakoze. Sibyo? Dore nibi musaza. Nibi ngibi kabisa. Aha, none ubu tugiye gusubira hahandi twavuye ku kibuga sasa. Tugiye kongera kwatsa action. Hanyuma se tica. Ibiriya byumaze kubinyereka ndabyumvise. Sibyo? Nizeye ko iki kizamini ushobora kuzagitsinda. Uzagitsinda. Ntubibonye se? Ariko nkubwiza ukuri nindamuka mbonye aka kazi. Yego. Umushahara wa mbere uzaze tuwusangire. Nzakujyana ahantu ariko wajya gutujyana tukiri abanyeshuri. Kiba kigambiriwe ntabwo ari ugusangira umushahara, ahubwo uzagenda unzanira abakiriya. Abakiriya? Mubizi se? Zayonzanira abakiriya. N'ubu sinjya nkoherereza cyane rwose n'ubundi babona. N'ubu ngubu mba ntaheruka. N'ubundi babona. Wowe icyo nkubwiye we nyigisha neza. Humura rwose. Noneho ninze ejo uzanyereke no kuri parikingi nta kibazo n'amakoni. Nta kibazo rwose. Ibyo ngibyo nimara kuwa mbere icyo nzi cyo nzaye. Humura. Ubwo haryo hamanuka umuntu abanza gushyiramo vitesse. Ushyiramo vitesse nibyo. Yego ngaho kuramo fere yamu. Kuko iyo fere yamu hamanuka vitesse itagiyemo imodoka yita ikwica. Ubwo akariro gake. Gahoro kubera ko haramanuka ntago bafata umuriro. Iyo hamanuka ntago ufata umuriro. Ntago ufata umuriro. Ubushatse nahita nshyiramo na kabiri. Shyiramo kabiri nta kibazo. Yego aho ni sawa cyane. Kare kuramburiyaje. Gahoro. Impamvu tuyifasheho hano no kubera umuhanda ari mubi. Ko yiruka. Fata ku gafiri gake. Ntago izima. Oya ntago yazima. Impamvu hano tuyifasheho nuko umuhanda ari mubi. Ari uzi ko umuntu yakiri umunyeshuri afata feri imodoka ikazima. Afata feri nyine yonyine ubwo. Iyo ufashe feri yonyine imodoka irazima. Wifashe cyane. Urumva ntago uba wanize moteri. Uyifashe cyane urumva ko nk'ubu iri kwiruka. Yego. Hano shyiramo vitesse ya mbere kubera ko hari ahantu ari habi. Hari ahantu ni habi cyane. Hari ikigunguzi. N'akamburiyaje n'agaferi. Gahoro. Gakora ku kariro gakeya kabisa. Tica wigisha neza. Ni sawa cyane. Bigisha neza pe. Ndagerageza kandi mbona n'abantu benshi bagenda babimbwira. Side driving school. Ni side driving school rwose. Ni ya mbere. Kabisa. Nese tica urabona amakosa mfite ari ayahe? Nta makosa menshi mbonye ufite. Urabona nk'ikintu nkeneye kwiga cyane nkibanda hari iki. Ikintu ukeneye kwiga cyane nyine urabibona nawe ni circulation kugira ngo mu maboko amakaraza avemo. Uyobore neza na vitesse araho nabonye urabona ko kiri kunyibutsa cyane. Araho nabonye unakubitamo cyane. Ndavuga ati none harayisoje. Ariko humura ni igihe kiba gishize utaza. Ariko ndabona umeze neza rwose. Umuntu ariko birakunda tu. Birakunda humura. Ngende nubizi ukuntu nafashe menya vuba. Ngende yaminiya abantu iyo ninjiye mu bintu bagomba kubikora. Fata vuba rwose. Noneho tugiye kuzamuka kano kantu. Biragusaba gufata akariro kenshi. Ubwo no kongera umuriro. Nta mburiyaje ufashe na nkeya. Wafata mwinshi rwose. Ako gutyo rwose. Gutyo. Turakomeza tuzamuke hano gutya.
tica sirikirasiyo yigisha nuko iba imeze. amafaranga ntabwo ubu yaririye ubusa hariho abantu barira amafaranga ubusa aba yarira ubusa ariko ngewe burya mba nakoze. abana kabisa asante sana ahangaha ni sawa cyane rwose. ngakuramo vitesi tere yame uzimye sawa. akira ya oya nibyo ejo ninza zagura agafanta nta kibazo nzakagura. nta kibazo nzakagura rwose. ngira za nimero zawe za telefone 8 sawa 5 7 087 nizo ngizo 0783 kiramo neza 5 7 087 nizo ngizo. urakoze cyane tica yego urabona ko nibura urabona igihe twahereye tuva hano ku kibuga tukajya mu muhanda nkakwereka 10 buriya ni menshi. ntabwo ari ikiguzi unyigishije na mekanike ntabwo ari ikiguzi mbagira ngo mfashe abantu banjye kandi iyo ngufashe neza uzana abandi. nzakohereza abakiriya niyo deal baze biga nta kibazo. sawa urakoze cyane sawa sawa shuri sasi iseye yeshuri wiga maîtrise arayifashe egazagaruka no kuwa mbere ko najya mu kizami cy'akazi bamuye akazi y'ibyohe. uriya munyeshuri se barazabifatara azabifata cyane. uriya munyeshuri rwose agiye nko mu uzabifata pe. munyeshuri bayi sawa munyeshuri arerekereye.